Nongeye kubasuhuza nshuti bakundwa mukomeje gukurikirana ibi byigisho bya Bibiliya. Ibyigisho bituyobora kwiga Bibiliya. Muri iki gihembwe dufite icyigisho kivuga ngo intambara ikomeye. Muri iki cyumweru dufite insanganyamatsiko ivuga ngo umucyo uturuka mu buturo bwera. Kuri uyu munsi wa none dufite ingingo ivuga ngo inkuru nziza yahera cyane. Inkuru nziza yahera cyane nicyo cyigisho tugiye kwiga kuri uyu munsi. Reka mbibutse ko ku munsi w'ejo twize ingingo yavugaga ngo igihe cy'urubanza kirasohoye. Igihe cy'urubanza kirasohoye. Twabonye yuko ibyo twakoze byose mu rwihisho cyangwa se imibereho yacu yose, ibyo twakoze byose mu gihe cy'urubanza bizashyirwa ahagaragara. Twabonye yuko kubw'amaraso ya Kristo tutakwiye gutinya urubanza. Twabonye yuko abizera Kristo imbabazi ari izacu binyuze muri Kristo. Twabonye yuko gukurwaho igishinja ari ibyacu. Twabonye yuko imbaraga zo kubaho dukora iby'Imana ishaka nabyo ari ibyacu cyangwa se ni izacu. Twabonye yuko intsinzi iheruka nayo ari iyacu. Icyo dusabwa ni ukwizera Kristo gusa, tukemera igitambo cye ku musaraba, kuko ku munsi w'urubanza nta muntu uzabura guca imbere y'intebe y'urubanza. Reka tujye mu ngingo y'uyu munsi ivuga ngo inkuru nziza yahera cyane. Mbere y'uko tujya mbere, reka tubanze dusenge. Turagushimiye, turaguhimbaje Uwiteka Mana ishobora byose. Tugushimiye ko wabanye natwe ugakomeza kutugirira imbabazi kuri uyu munsi wa none. Tugushimiye Mwami Imana ko ukikomeje kuturinda. Uwiteka rero turagusabye kugira ngo ubane natwe muri iki cyigisho. Nibyo tugusabiye ubuntu mu izina rya Yesu Kristo Umwami wacu. Amen. Reka dutangire dusoma amagambo aboneka mu Baheburayo igice cya 4 umurongo wa 14 tugeze wa 16. Dusome n'igice cya 10 umurongo wa 19 tugeze wa 22, maze twibaze iki kibazo ngo ni ibihe byiringiro ndetse n'irarika mvajuru iyi mirongo iha buri wese muri twe. Umutwe w'amagambo aravuga ngo Kristo ni umutambyi mukuru uruta abatambyi bakuru bo mu isezerano rya kera. Umurongo wa 14, nuko ubwo dufite umutambyi mukuru ukomeye wagiye mu ijuru, ari we Yesu umwana w'Imana, dukomeze ibyo twizera tukabyatura, kuko tudafite umutambyi mukuru utabasha kubabarana natwe mu ntege nke zacu, ahubwo yageragejwe uburyo bwose nkatwe, keretse yuko atigeze akora icyaha. Nuko twegere intebe y'ubuntu tudatinya, kugira ngo tubabarirwe tube ubuntu bwo kudatabara mu gihe gikwiriye. Bakristo bene data, dufite umutambyi mukuru ukomeye wagiye mu ijuru, ari we Yesu Umwami. Kandi uyu mutambyi mukuru arakomeye aruta abatambyi ba kera bo mu isezerano rya kera. Bene data, icyo dusabwa ni ukwegera intebe y'ubuntu tudatinya, kugira ngo tubabarirwe tubone ubuntu bwo kudatabara mu gihe gikwiriye. Kugira ngo tubone ubuntu bwo kudutabara mu gihe gikwiriye. Reka dusome mu Baheburayo igice cyaho cya 10, dusome umurongo wa 19 ndetse dusome n'umurongo wa 20 kugeza 22. Abaheburayo igice cya 10 umurongo wa 19 kugeza 22. Haranditse ngo kwihanangiriza kumaramaza mu byo kwizera isezerano rishya. Nuko bene data, ubwo dufite ubushizi bw'ubwoba bwo kwinjizwa ahera cyane n'amaraso ya Yesu, tunyuze mu nzira yaduciriye nshya kandi y'ubugingo, inyura mu mwenda ukinze, ari wo mubiri we. Kandi ubwo dufite umutambyi ukomeye utwara inzu y'Imana, twegere dufite imitima y'ukuri, twizera rwose, tudashidikanya imitima yacu iminjiriweho gukurwamo kwimenyaho ibibi, n'imibiri yacu yuhagijwe amazi meza.
Aha rero nta kindi cyaduha gukizwa uretse gukomeza kwizera. Dukwiye kwizera Yesu Kristo nk'umutambyi mukuru. Dukwiye kwizera Yesu Kristo nk'umukiza wacu. Kandi muri Yesu Kristo dufitemo ibyo dukeneye byose. Aya masomo rero aduha ibyiringiro ndetse n'irarika mvajuru. Ingingo Pawulo agarukaho mu gitabo cy'Abaheburayo ni ugukomeza ibyo twizera. Kwegera intebe y'ubuntu tudatinya, kutarambirwa, no kwerekeza ibyiringiro byacu kuri Yesu, umutambyi wacu mukuru. Muri Yesu dufite ibyo dukeneye byose. Kubwo kwizera dushobora kwinjira mu buturo bwera bwo mu ijuru, tunyuze mu nzira yaduciriye nsha kandi y'ubugingo. Bene data, uretse mu kwizera Yesu nta handi dukwiye kubona inzira y'ukuri itugeza mu buturo bwera bwo mu ijuru. Dukwiye kunyura mu nzira nsha Kristo yaduciriye kandi y'ubugingo. Iyo turebye mu rukiko rwo mu ijuru, tubona amaraso ku mahembe y'igicaniro cy'umushita. Ahera tuhabona amaraso asizwe ku mahembe ya zahabu y'igicaniro cy'imibavu. Tubona amaraso aminjagiwe ku mwenda ukingiriza ahera cyane imbere y'intebe y'ihongerero. Amaraso ya Yesu ategura inzira kuri buri wese, kuri buri ntambwe. Ibi bishobora kuduha ibyiringiro by'uko dushobora guhuzwa n'Imana igihe gusa Yesu atubabariye kandi akatwezaho ibyaha byacu. Imbabazi z'Imana ntizigira iherezo, ariko siko biri ku butabera bwayo. Kandi ubutabera ntabwo bushobora kwemera igitambo cya Kristo nk'impongano y'ibyaha byacu, keretse Yesu abanje kutubabarira ibyaha byacu kandi akabihanaguraho burundu. Kristo bene data, imbabazi z'Imana ntizigira iherezo, ariko siko biri ku butabera bwayo. Ikikwiye kubanza kwitabwaho ni uko Kristo akwiye kubanza kutubabarira ibyaha byacu akabihanagura burundu. Bityo rero ubutabera bukabasha kwemera igitambo cya Kristo nk'impongano y'ibyaha byacu. Dusome mu Byahishuwe igice cya 11, dusome umurongo wa 19. Mbese mu cyerekezo cy'intambara ikomeye, kuki iri yerekwa ari ingenzi cyane? Ni mu buhe buryo byerekana isano iri hagati y'amategeko ndetse n'ubutumwa bwiza? Reka dusome Ibyahishuwe igice cya 11, dusome umurongo waho wa 19. Haranditse ngo, urusengero rw'Imana rwo mu ijuru rurakingwa, mu rusengero rwayo habonekamo isanduku y'isezerano ryayo. Habaho n'imirabyo n'amajwi no guhinda kw'inkuba n'igishyitsi n'urubura rwinshi. Aha muri uyu mucyo ndetse n'icyubahiro birabagirana by'ubwiza bw'Imana mu cyumba cy'intebe y'ubwami bwo mu isanzure. Tuhabona amategeko y'Imana ari mu isanduku y'isezerano. Nta mbaraga z'isi zishobora guhindura amategeko y'Imana, kuko kimwe n'izindi mpamvu amategeko y'Imana arindiwe mu isanduku y'isezerano yo mu ijuru. Eburayo igice cya 8 umurongo wa 10 haranditse ngo, kuki iri sezerano ariryo nzasezerana n'inzu ya Isirayeli hanyuma y'iyi minsi, niko Uwiteka avuga. Nzashyira amategeko yanjye mu bwenge bwabo, nyandikiye mu mitima yabo, kandi nzaba Imana yabo, nabo bazaba ubwoko bwanjye. Kubwo kwizera iyo twinjiye mu buturo bwera bwo mu ijuru, duhabwa imbabazi z'ibyaha byacu twakoze mu gihe cyashize, kandi tugahabwa imbaraga zo kubaho imibereho yumvira binyuze muri Kristo wadupfiriye kandi wandika amategeko ye mu mitima yacu. Yesu aradukiza rwose. Yesu adukiza rwose mu buryo bwuzuye, akadukuraho igihano cy'icyaha ndetse n'imbaraga zacyo.
Nshuti bakundwa, nta handi tuvana imibereho yumvira uretse ko bikwiye kunyura muri Kristo wadupfiriye wenyine. Kandi uyu Kristo ni we wenyine wandika amategeko mu mitima yacu. Bene data, kubwo kwizera iyo twinjiye mu buturo bwera bwo mu ijuru, duhabwa imbabazi. Ibyaha byacu birababarirwa rwose. Kandi nta wundi utubabarira uretse Kristo wadupfiriye. Reka mbabwire bakundwa, Yesu Kristo ni umuneshi. Ni iby'agaciro cyane kubera ko ari nawe umuvugizi wacu. Yesu Kristo rero ni iby'agaciro kuba ari we muvugizi wacu, ni we utuvuganira. Dufite umuvugizi wo kwizerwa. Ndagira ngo mbabwire yuko nta byiringiro twagira mu gihe twaba duhagaze imbere y'amategeko nk'urufatiro rwo gukiranuka, mu gihe hatariho ubutumwa bwiza. Rero ubutumwa bwiza nibwo bukwiye kudutera ibyiringiro mu gihe duhagaze imbere y'amategeko nk'urufatiro rwo gukiranuka. Nshuti bakundwa, ndagira ngo mbasabe kwizera Kristo kuko ari we rufatiro rwo kwizera kwacu. Mu gihe tudafite Kristo, nta ntsinzi tuzaba dufite imbere y'urubanza. Amaraso ya Yesu niyo aduha gutsinda. Amahoro y'Imana abane namwe kuri uyu munsi wa none, mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen.